Okay. Aha. Action. Mwiriwe neza, nizere ko mumeze neza mwese abandeba. Ni njyewe Lenzo, CEO kuri TikTok, kutu cyangwa se kuri app ya YouTube nkaba nkoresha Kabasi TV show. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu cy'ababyeyi n'abana. Impamvu abana b'abakobwa bari kuva mu mago iwabo bakagenda bakangirika bagatwara inda zidateganyijwe. Impamvu ya mbere biraturuka kuri mwe bw'ababyeyi. Ababyeyi umwana yabaye nk'uruhuka avuye ku ishuri, aho kugira ngo mube hafi umugira inama, umwereke ku murongo ngenderwaho, uramufata ukamwohereza i Kigali cyangwa ukamwohereza Kampala mu kwa anti na anko. Icyo kintu rero mugikoze mwebwe, wa mwana w'umukobwa agerayo kwa anko hari abakozi babiri, ushinzwe guteka n'ushinzwe gukora ikigufura cyangwa gukora amasuku. Wa mwana ugasanga cya kiruhuko amaze amezi 4 cyangwa amezi 2 ari mu kiruhuko, nta kazi na kamwe yize kamaboko cyangwa nta kinama nzima abonye, kuko already urumva ba anko na ba anti babegiriye mu kazi kabo kabareba ka buri munsi, bagataha bananiwe, ntago bafata umwana ngo bajye kumugira inama. So ikintu nababwira ni kimwe cyonyine, abana b'abakobwa ababyeyi mwakaye mubitaho, mukamenya ngo umwana niba avuye ku ishuri ngiye kumugira inama, mube hafi, niba n'akazi nkora tujye tujyanirana, umutoze. Kuko abana b'abakobwa burya iyo umutoje ikintu niho ubona abana b'abakobwa bamwe bakunda gukora, ugasanga umwana w'umukobwa ntago bambwira ngo akunda ibintu by'ubusa ngo bimugemo, kuko umubyeyi yakoze iki, yabanje kumutoza. Ariko wa mubyeyi we niba ufashe umwana ukamujugunya kwa anko mu kiruhuko, ndakubwiza ukuri ko nta burere uri kumuhereza uwo mwana, ahubwo ikintu wakora ni kimwe, ni ukumuba hafi. So yari Lenzo CEO wabagiraga inama yo kwita ku bana b'abakobwa kugira ngo birinde. Murakoze cyane. Komanyoko.